wajye pa bidibida kandi umuhanda wagwa wagiye ko kwinzu nawe. Ese man nawe rero babarira man ntago nari nakubonye bro. Wari umeze ute se man none? Wari wahagaze mu muhanda ubona se n'utari wanagiye mwana nawe mani igihe umuntu w'umusani mani ujye tuba nk'abantu b'abajamerega bro. Reka ntago nagusatiye reka nawe waje uyizoteka bo mani ntago nanjye ntago nakubonye neza ariko bise nkubona yego mba nyabarizo ndende ntago wari ukwiye kuzisata nzi ko ikamyo ari inyuza wenda apfa kwigeraho gato ko nawe urabona ko warengereye. ntago ari ukurengera mani reka tubabarirane nk'abantu b'abaja. Nanjye hari ahantu wazancaho ugasanga hari akabazo kavutsemo nkahita mbikurikirana singose nahise nabona akantu wanera kubona wanyanduje wabaye nabi muvuye guhinga mu gishanga. Ibyo wabaye nabi ariko urabizi se ko tugiye kubibara ahubwo mani hano hantu hari ahantu ndi gushaka ubwo se nahabona mani utangiye kuba umuntu w'umugabo ushobora kuhabona nyine ni umuntu narengeye kureba nimba ndamubona nimba nataramubona ubwo nanjye ubu byancanze urumva ukuntu tugiye kubipanga rero tugiye kuyinoza neza. Ni umujama bita Gasongo nari ngiye kureba waba umuzi? ndamwumva ariko simuzi. Urujama rurerure narwuzi ndabona ariko simuzi kukibona. ako nyine niwe nari ngiye kureba nyine ndaza kugutamo n'udusenyi sa ahubwo se urazi wowe ukuntu tugiye kubibara ugiye kugenda kanjye gushaka ahantu naza hari utuntu ugiye kureba hano imbere turaza kongera guhura duhite tugahuza neza utaza kunkwepa mani musigaye mwaragize leta rero utaza kunkwepa Kidumu umeze ute? Umeze neza? Biri kugenda se? Naribi? Wari umeze neza se? Umva nari ndi kugushaka mwana cyane ahumva ibyo hatari nari ndi kugushaka hari boro tugiye gupanga kandi zaba ari n'umuti byaba ari ibyadanje kuko n'akazi nshaka kukurangira. rero ni simwana akagandangiye rero ubona ahangaha ku kibuga arakwimwana none se mwana niyo ukantu turagakuraho umwana kandi agiye kugira nyine hari kampani mani yari iri gushaka iyo kampani rero iri gushaka nyine umwana wazajya nyine ukora amasuka aho ngaho numva rero nta kazi ka danje ubwo wagakora uri tayari use ahantu ni kampani yitwa Rika nyine iri gushaka umwana w'umukozi wajya nyine akora amasuku nyine si ubizi ni urucabana ahubwo umushahara bahemba ni urucabana iryitanu ryose amafaranga 150 kumva atari amafaranga ahubwo ako kazi ni ukugakora neza rwose aba boss ni uguhita baguhemba amafaranga ya danje ahubwo se wari uzi wowe umva ukuntu tugiye kubikora bari kumanza bakamanza nyine bari kumanza nyine kubera ngiye kukurangira aka kazi uramanza uzane ikaramu n'urupapuro mwandikire nyine akandiko kemeza nyine ko namubonye guhita ukajyana urumva akazi nyine ni umudeli kuzajya wirirwa wikupakupira utwatsi aho ngaho n'urucabana katinga fura ahubwo se mani ni amafaranga waba ufite aho ngaho ngo nkwereke utuntu twikorera ahangaha ariko ufite umuntu gusega urayafite se ayo ubwoko hano sha
kora hano rwose ubwo wundi kubona ndagaswa akazi uragakora bya fresh ariko gipari 150 rwose byatari si ubizi ni 150 yewe we amafaranga inote y'igihumbi rwose ngiye kugenda mitengura ikayi n'ikaramu ubundi mitengugaruza n'ibiceri byawe urazi se nze kugusanga hano ariho uhagaze subizi kuko nini atagusanga urabugahomba ubwo sawa nyine ndaje rwose amafaranga kadungusara yamara ariko ibiki binjemo kujya mu muhimumbi yangira ariko sera mumbi yanjye nayo kuri amezi 3 nta n'igiciye njyaho twe twavuganye bikira ikaye n'ikaramu iyo njya kubyigurira we ntari kuba binywaye akuramuye kadongo sino umutekamutwe aradushanyije neza mu giti kinini cyakuza pe ariko urabizi ngende mukurikire ndeba ahantu kirakatira ngo kigiye kuyagura ariko kigiye gukatira mu biro menye kurikire Ito sa mga bro. Sawa nigo. Ako na tabi ni nakadungusa ubonye mwa. Sumuzi se wa mutipe. Ndamuzi. Nose ntabwo ubonye nakatiye mwa. Nawe navuga se mwa. Nanjye araranshitse we nawe ubonye. Njera ndamubonye urumva araje arambwira ngo bari kapani nyine ngiri gushaka umwana wo kuzana nyine akupa kubanye n'ukuntu twatwa. Arambwira ati ngo bisaba ikayi n'ikaramu aratushushanya imumbi yanjye mwana nimaje amezi 3 ndi gukorera mwana ndayimuhaye ngagiye kugura ikayi abirumvikana kadungusa ateka imitwe tu nanjye twarahoye asa nyigwisha ameze nk'uwasinze anekira imitwe arambwira ngo musonga agasenkisa nyine ko kugira ngo nihungure ivumbi yajyane aravuga ngo haragiye kwaza nawe ngo nimbe mutegereje nategereje nawe we ateka imitwe bya danje none iramumbi yanjye ntabwo azayisubiza ntabwo mbizi tu ashobora kuzayigusubiza ariko ntabwo mbizi wenda azayigusubiza ariko wasanga agiye gukatira mu kantu k'akagwa ntabwo wahuze ntabwo mbizi imenya wewe yamuhaye nese njye kanatarinjije nkawe wewe yamuhaye niwe ugomba kubyimenyera nanjye nekeye imitwe ndapfusha ubwo nawe ugomba gupfusha wowe ushobora kugisha bakanira kuzanira cyangwa se nawe nayazanira ntabwo mbizi kundi nyine ako nzamubona nzamugendaho paka nyine mubona waba ufite bafite imiturazi miti uzayigurisha se zaba ari iyawe bro ukiri kuza wigira umuntu w'umusirikare ushaka kuduhirika twe nawe ubona gusura n'indi uri kamyo se ngo wabuze aho unyura urakabwa urakabwa ngusha Ari bobo. wanyweye iki Wajye fa bidwira tu. uri buza udutera amagambo ngo twafunze umuhanda muri nyiri y'umuhanda wa twanga God amabisi bakora mu nzira basi ngo twakunuka rwose turamagara ngo uraza kutubera mu nzira action gusha ntanagushyiramo urebye nabi nanjye ko nagushyiramo umwana wabikoze se wambwa y'umurizo mubi nakora n'amaguru wambwereye uri umusatsi wakwiriye wambuye ariko shaka nkubaza usangira n'imbwa usangira n'iki
Nsangira n'abantu. warabyawe wararezwe ufite aho uturuka mu buhe bwoko wangegeraho Nsanira ko nabashyiramo. wowe dushyiramo wewe twagushyiramo peti wewe n'agashyi twakagutambika buru wewe